tuganire ku ntambara iri muri Israel itejwe na HAMAS. Abantu benshi bakunda kubona ibintu bibituye hejuru bagatungurwa, ariko ibyo bintu nkubwiye ko biba byarapanzwe imyaka 10-20 ntiwabyumva. Intambara muri Israel itejwe na HAMAS. Intambara muri Israel. Nkuko bivuze, abantu benshi ibi bintu bibitura hejuru, ariko biba byarapanzwe imyaka hagati y'10-20. Ese ibintu biterwa n'iki cy'abantu babonye muri kuba batungurwa igikuba cyacitse? Ibi ndabikubwira nk'umuntu ufite inararibonye, nkuko ugiye kubyibonera ubwawe. Amazina yanjye ni Germain Muhirwa, ntabangangiza abantu ku bitabo bitandukanye nagiye nandika. Uyu munsi nkaba nakwereka igitabo kikwereka ko ibiba tuba tubizi. Kino gitabo natangiye kucyandika mu mwaka wa 2010, kivuga kuri Ukraine ibiri kuba yo iriya ntambara bafitanye n'Uburusiya. Natangiye kubyandika mu mwaka wa 2010, iki gitabo gisohoka 2020 kubera ijwi rya Kimaye ryakomeje rimbwira ngo bishyire mu gitabo bibe gihamya. Ibya muri Ukraine rero kimaze gusohoka muri 2020, imyaka iyo 2 gusa intambara iratangiye hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ibi rero akaba ari kwereka ko ibyo ngiye kukubwira biba bifite ishingiro, atari nk'ababona bibiciye hejuru bagatangira kuvuga ngo tubwire uko bimeze bigendeye ku buhanuzi. Ibyo ndi kubona abantu benshi bambwira tubwire dusobanurire. Reka rero tugerageze kureba ibi bintu biri kubera muri Israel ni ibiki. Yandikishe iyi nkuru uyisangiza abandi, ubuntu ugiriwe kugira ngo wumve inkuru ufunguke mu mutwe, nawe umenye ibiri kuba muri nosi, utagiye bigiye nka benshi baba batazi aho ibintu biva bigana na gahunda zibiri inyuma. Byose reka turebe muri iyi video. Yandikishe kugira rero ngo wumve ibiri kuba muri Israel umunsi. Reka nkwereke ibyo nanditse ku itariki ya 19 z'ukwa 11 muri 2020, uko ibintu bigomba gukurikirana. Ntabwo biza ku murongo nyine ko navuze, ariko kugira ngo ibintu byose bizasoze, dore ko ibintu bigomba gukurikirana. Hagomba kuzubakwa urusengero rwa gatatu. Urwo rusengero tuzaruganiraho, rugomba kubakwa i Yerusalemu. Hakazaba ibura ry'ibiribwa mu isi, hakaba abantu bari mu madini bahoza mu minwa yabo bavuga bati bazajyanwa mu ijuru badapfuye. Ibyo bintu murabyumva, ibyo bita kujyanwa mu ijuru. Hakaba kuzaza kwa Antikristo nzi ko mwirirwa mwumva hirya no hino. Hakazaba umubare, ikimenyetso by'inyamaswa, ibyo nabyo bigomba kuzaba. Hakazaba itahukanwa ry'ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'isezerano. Ibyo byose ni ibintu biri kuri list. Inkingo izo nazo zanditseho kuzagomba kuza. Hakazaba intambara ya gatatu y'isi yose. Hakaza ziriya ndwara z'ibyorezo mwabonye za COVID. Hakaza inyota y'ijambo ry'Imana. Inyota y'ijambo ry'Imana iyo nayo igomba kubaho, abantu bakazifuza kuba basoma Bibiliya mu munsi umwe. Ibyo ari ibintu navuzeho, ukuntu abantu bazageraho bifuza gusoma Bibiliya mu munsi umwe. Ibindi rero bigomba kubaho ni ibiki? Nuko hazaza amakuba abantu batarabona uyu munsi, akaba ariho biganisha. Ikindi rero ifaranga rimwe. Hakazaba n'intambara y'imperuka. Iyo ntambara izahuza ibihugu by'uburengerazuba, iburasirazuba, cyane cyane ikazabera mu kibaya cyitwa Megido kiri muri Israel, ariyo mpamvu bayita Armageddon. Iyo ntambara rero igomba kuzabaho. Ibyo byose ntabwo biraza. Hakaba kumenyekanisha ubwoko nyabwo bw'Imana. Intambara mubona, ibyo mubona bitangiye, byose biraganisha ukuri kuzatwereka Israel ya nyayo ni bande. Ibyo nabyo bigomba kuzabaho. Ikindi ni iki? Reka turebe ihirima rya Babuloni ariyo Amerika. Iyo nayo igomba kuzahirima kugira ngo bisoze. Turebe rero impamvu hari ziriya ntambara muri kumva. Intambara hirya no hino, yaba muri Ukraine n'Uburusiya, noneho hiyongeraho Israel.
Ukuri izo ntambara zose ziri kuba hirya no kugira ngo barangaze abantu. Kurangaza abantu kuko ni kwa kundi ujya kuroba ifi uyirobera iburyo uyikangira ibumoso. Iyo urobesha urushundura ukaranga ifi hano igahunga igana aha wayitegeye ahangaha. Ikiri kujya mbere rero ni iki? Hari video nakoze ivuga ku matora yo muri Amerika mu bihumbi 2024. Amerika ibihumbi 2024. Iyi niyo gahunda y'ibintu bigomba kujya mbere ibizaba muri Amerika mu mwaka wa 2024 amatora. Itigute urabona kugira ngo Biden atsinde bongeye kubona indi manda nuko bagomba kongera bakiba amajwi kugira ngo bakomeze gahunda bafite. Bagomba kwiba amajwi kugira ngo Biden atsinde. Wibuke ko wumva ko ba Hillary Clinton batangiye kuza hanze bavuga ngo Uburusiya buzongera buze mu kwiba amatora. Ni gute Uburusiya bujya kwiba amatora? Biden rero kugira ngo atsinde bashyire gahunda za satani mu bikorwa nuko bagomba gukora ibishoboka byose bagateza izo ntambara zirangaza abantu, cyangwa se hari n'abazabigwamo zumva bashobora kuzabigwamo kugira ngo byanze bikunze bagomane ubutegetsi batsinde bakomeze gahunda. Tuzabireba. Niyo mpamvu mbwira nti wireba Ukraine, wireba Israel, reba Amerika. Amaso yawe yahangishe Amerika, niho ruzingiye. Niyo mpamvu ubona bagenda bakora ibintu byose babiri inyuma byabo muri za Ukraine, Israel babiri inyuma, turabizi neza. Ariko gahunda nyayo 2024 muri Amerika. Ibi bintu rero ko babipanga bihishe. Noneho bikagwa hejuru y'abaturage kubera ko batabyumva bakabyakira bamwe na bamwe. Ariko benshi bamaze gukanguka kuko bari kwibaza bati ni gute intwaro zari muri Ukraine ziri kuvuga ko ziri muri Israel. Ibyo bintu babisobanura gute? Ukraine na Israel bihurira he? Niyo mpamvu iriya ntambara bashaka kwigira ibihugu byose, noneho barangaza abantu gahunda ya satani yo kwimika satani, yabo yo gukora iryo faranga, yabo kuzana antikristo, yabo iki byose bari gukora bakabikorera he? Muri Amerika. Bazabizana mu isi yose. 2019 ngira ngo yaraberetse byose byapangiye muri Amerika. Bavuga ko byavuye mu Bushinwa, biragaruka bitari kwira isi yose. Niyo tekinike bakoresha, ugasanga abantu bose bari kubyuka bavuga ati dore byabaye. Umuntu uhugukiwe uri mu byutse maze imyaka byibuze 10 y'ibintu bibaye ntabwo urebayo, ahubwo ureba iyo biturutse. Iki bikubwira rero ko ari imipango ya satani. Niki nuko batangiye gutegura abantu mu mitwe ko Iran ariyo iri inyuma ya Hamas. Iran iri inyuma ya Hamas kugira ngo bategura abantu mu mitwe, noneho bazane iyo ntambara ya Ukraine, bazanemo Iran, kubera ko Iran barayirwaye. Bavuga ko ariyo ibangamiye gahunda yabo ya satani, bagomba kubanza kuyisenya. Ni ukuvuga ngo nibazanamo Iran mu magambo, noneho nibajya kuba batari gufasha Israel bakivuna ibihugu, bazahite banataka Iran kugira ngo abantu babone intambara ya Iran ibaye bavuge Iran se ntubibona yari inyuma y'ibyo bintu byose. Niyo mpamvu bagomba kuyivuna. Nuko bakora, noneho mu bantu badakurikira bagahita babona ko satani afite ukuri, kumbi byapanzwe. Banyuze muri zo za Hamas, banyuze muri za Ukraine, noneho ariko reba kugira ngo bazenguruke urumva ahantu byavuye mu Bushinwa, biraza bijya mu Burusiya za Ukraine, bigeze muri Israel, biri kwegera he? Kuri Iran kugira ngo bayivune. Uretse uzareba niyo gahunda bafite, abantu benshi barabizi. Ibiri imbere biteye amashusho yo kumenya, gusa komeza ukanure urebe ibijya imbere, ntuzatungurwe. Ibi rero byose bikaba bigamije kwihutisha intambara ya gatatu bashaka guteza. Noneho mu gihe abantu bose barangara izo ntambara, wibuke n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo muzumva impuha z'intambara hirya no hino. Ngaho intambara ibihugu byose birarebana ingwe, yaba muri Afrika,
ibihugu byose birareba n'ingwe. Ni ukuvuga ko niba koma imbarutso gato gusa ibihugu byose bizahita bijya mu ntambara. Mu gihe ibyo bihugu biri mu ntambara bahita bazana umugambi wa satani, abantu bagihugiye mu by'intambara. Nizo gahunda nibyo bari gukora kugira ngo izo ntambara zibe, ariko noneho satani yiyimike. Ari bw'ijambo Kristo ubwe avuga ngo muzumva impuha z'intambara, muzumva byose. Icyo gihe iherezo rizaba ritari ryaza, kuko bazaba bari gutegura iryo herezo. Gahunda rero ubona iri gutegurwa ni iyihe? Iriya ntambara hagati ya Hamas na Israeli igamije iki? Iriya ntambara igamije gukora ibihugu bibiri. Ibihugu bibiri, Israeli na Palestina, byigenga. Ni ukuvuga ngo iriya ntambara izatuma habaho amasezerano y'amahoro y'imyaka 7. Amasezerano y'imyaka 7. Aya masezerano nimubona asinywe, hazaba hasigaye imyaka 7 kugira ngo Kristo agaruke, kuko wibuka ko aya masezerano namara gusinywa niba Antikristo azigaragaza, ajye mu rusengero avuge ko ari Imana. Antikristo azahita yigaragaza avuge ko ari Imana, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko Antikristo azategeka imyaka 3 n'igice gusa. Imyaka 3 n'igice rero nibwo azategeka, akaba ariyo gahunda yo gukora amasezerano bafite kugira ngo bazimike Antikristo. Bamaze gukora amasezerano y'amahoro y'ibihugu bibiri, aya masezerano azaseswa amaze imyaka 3 n'igice gusa, akazaba ariho hazahita haba amakuba. Antikristo kuko azahita byigaruka, noneho ateze amakuba mu isi yose, ariyo ya makuba nasomye mu bigomba kuba. Niyo gahunda yatangijwe n'izo ntambara mu hagati ya Hamas na Israeli. Reka turebe rero ikizaheruka ibyo byose uko bimeze gute. Rero tumenya ko bafite gahunda yo kubaka urusengero rwa gatatu. Urusengero nuko iyo urebye mu gitabo cy'ibyahishuwe kitubwira ko urusengero rwa kabiri rwubatswe muri 45 nyuma ya Kristo. Rusenywa na Titus w'Umuroma. Noneho Yohana ari ku kirwa cy'Patmos byahishuwe, yeretswe ko urusengero rwa gatatu rugomba kuzubakwa nyuma, kuko rwa kabiri rwasenywe. Ibyo rero bitwereka ko urusengero rwa nyuma rwa gatatu rugomba kubakwa kuri ya mahoro azaba yasinywe y'imyaka 7. Nibwo Antikristo nawe azahita yiyimika muri urwo rusengero, aze avuge ko ari Imana. Antikristo azahita mu rusengero yiyimika avuge ko ari Imana, ariko benshi tuje ijambo ry'Imana turabizi neza ko arizo gahunda bafite. Biracyaza, ndagira ngo biracyaza. Ikizatungura abantu n'iki? Nuko Imana ishobora byose, Imana irahari, ikazahita yerekana ubwoko bwayo nyabwo. Bizatungura benshi, kuko benshi ntibazi ibyo ari byo. Ubwoko 10 bw'Imana bavuga bwaburiye ni bande? Ibyo byose bari gukora, bari kugira ngo bahishe ubwo buhanuzi bw'Imana budasoza, ariko tubizi imbere y'ibihe. Ubwoko bw'Imana ni bande? Buzagaragara, benshi batangare. Ngayo nguko rero intambara iri hagati ya Hamas na Israeli ikigamije n'iki? Ni ukuzafata gahunda yo gusinya amahoro. Bamara gusinya amahoro bakajyana mu mujyo wo kwimika Antikristo. Kanguka rero ntuzayobye, kuko ubu umenye ukuri. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.